Muraho neza, iyi ni yacu yanyu Final TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twaba twateguriye ikiganiro kivuga kuri cryptocurrency mining and online investment. Uyu munsi rero twifuje kubagezaho iki kiganiro, tukaba twifuje ko buri muntu wese umunyarwanda se yaba umunyarwanda uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Umurundi, abantu bose bavuye ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kisesengura neza cyatuma usobanukirwa se n'irihe tandukaniro riri hagati ya mining cyangwa se cryptocurrency mining ndetse na online investment. Nk'uko bisanzwe rero ikiganiro mugiye kugezwaho na Akeli, nk'uko mu bisanzwe abasanzwe ku channel yacu, aho tugiye kubasobanurira se n'irihe tandukaniro riri hagati ya mining cyangwa se cryptocurrency mining ndetse na online investment. Abantu benshi ntabwo bajya bashobora gutandukanya ibi bintu uko ari bibiri, online investment na cryptocurrency cryptocurrency mining. Ariko abantu benshi bakunda gukora online investment. Cryptocurrency abantu bayikora ntabwo ari benshi ugereranyije na online investment. Muri kiganiro tugiye kubabwira se cryptocurrency ni ibihe byiza ifite na online investment ni ibihe byiza ifite, se ni ibihe biri hagati ya cryptocurrency na online investment. Ubundi abantu benshi bakunda gukora nk'uko nabibabwiye online investment, ariko abantu benshi ntabwo barasobanukirwa se cryptocurrency ni iki, se itandukanye na online investment. Ubundi cryptocurrency yatangiriye kuri cryptocurrency, navuga yuko ari ni uburyo bukoreshwa mu kumininga cyangwa se mu gucukura nk'ubwamenyekanye cyane nibwo bita Bitcoin, bwatangijwe n'umugabo wita Nakamoto Satoshi. Satoshi yatangiye muri 2009 mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 3. Ninde twavuga wenda n'indi coin yamenyekanye, tuvuze coin se cyangwa token y'abantu wenda bafite amakuru kuri cryptocurrency bahita bamenya ibyo ari byo, niyo bita Ethereum. Ethereum nayo yatangiye muri 2015. Abantu murayizi Ethereum ndetse na Bitcoin. Rero tumaze kubabwira Bitcoin yatangizwe na Satoshi Kamoto. Ethereum wenda abantu mwagize ubushobozi bwo kumenya Ethereum abantu mwamaze kuyimenya mukayikora, murabizi ko Ethereum yasohotse ku mafaranga make cyane, kuri 0.05 isohoka irazamuka aho igeze murahazi. Umuntu wenda ushaka kumenya agaciro ka Ethereum, ndibaza abantu bashobora kugura Ethereum hano ntabwo ari benshi cyane Bitcoin. Umuntu ushobora kugura Bitcoin imwe ntabwo ari umuntu woroheje, kuko Bitcoin nayo yasohotse tuyimayininga for free. Ubundi hano reka nsobanure icyo bita cryptocurrency. Cryptocurrency ni amafaranga acukurwa ku buntu for free, nta kintu utanze sibye data zawe cyangwa se gufata igihe cyawe ugakanda kuri buto ya mining kuri telefone yawe se cyangwa muri machine yawe. Ariko online investment ni amafaranga, wowe ufata amafaranga ugashora muri online business. Online investment ni amabwiriza aba yarakozwe n'abaporogaramu nyine se na company runaka agamije ubucuruzi, kandi akenshi ayo online akorwa n'amakampani atandukanye, bakagenda bagashyiramo amafaranga atari menshi cyane. Bakavuga ati se umuntu akifata agakreatinga website runaka ivuga se ko uzajya ushoramo amafaranga, ukagenda nuko ngo warebye video runaka,
video runaka baguhaye ngo uzajya winjiza naya nutumira abantu uzajya winjiza amafaranga ya naya honorary investment ni itandukaniyo hona cryptocurrency ni ugukora mining for free, ni ugufungura account ugakora mining ugategereza igihe bitewe n'abantu biyemeje ko bazinjira muri iyo mining yo bafunguye. Ibyo ngibyo nyine bikontororwa na blockchain. Blockchain niyo ifata record biri kubera muri application yabo ya mining, igafata record z'amatransaction ari gukora aho ngaho. Yes, cryptocurrency ni for free. Murabizi abantu bamayininze Bitcoin, wenda Bitcoin yo isohoka ntabwo yamayininzwe n'abantu bose kuko yasabaga ibikoresho biri hejuru, computer. Murabizi ko muri 2009 abantu bafite computer mu Rwanda bari bakeya, rero abantu babashije kumayininga Bitcoin. Ndakeka abantu batazikoresheje nabi ari abantu bakomeye cyane, abantu bakomeye cyane muri iki gihugu. Si wapfa kumenya ngo uyu muntu afite Bitcoin, ariko abantu bakoze izi mining zigiye zitandukanye hagati ya Bitcoin na Ethereum bakazibika neza, bakaziholdinga, bakazibika ahantu bagategereza zikazamuka. Murabizi yose mining ariyo yose nyinshi mining zitangira ku giciro cyo hasi zikagenda zizamuka, imyaka igenda iza, amezi ukagenda ushira. Ndabizi nk'abantu wenda mwamayininze coin nyinshi zitandukanye za Satoshi, za Koa. Wenda Satoshi yigeze no kuzubakira ku $3 kameme. Ndibaza $3 ntabwo ari make, kandi muri Satoshi hari abantu bagiye basanga bafite nk'ibihumbi 5, ibihumbi 10. Gufata ibihumbi 10 kubera $3 wumva amafaranga arimo. Murabizi neza ko Bitcoin amafaranga iri kugura agaciro igezeho ubu ngubu. Wenda ntabwo kuvuga ngo ni ukuzamura agaciro ka Bitcoin mu Rwanda. Umuntu wakigura Bitcoin ntabwo ari abantu benshi. Abantu bagura Bitcoin mu Rwanda wababara. Kuvuga ngo aguze Bitcoin imwe abantu bayigura ni bake muri iki gihugu, kandi yaratangiye for free kuyimaninga ari ubuntu babikwingingira ubyanga. Wenda online investment wenda nayo impamvu nakubwiye ko online investment ikisaba no kuyishoramo amafaranga ni itandukanye na cryptocurrency mining. Online investment ushoramo amafaranga ukagenda winjiza bitewe nuko ba nyirayo abakreatinze iyo business iri online, ko babishaka icyo ukora no gushoramo amafaranga ukinjira. Iyo ushoramo amafaranga kubera ko uko winjiza abantu benshi ariko ubona amafaranga menshi. Ariko online business ntabwo nakugira inama yo kuyikora kuko nyinshi zibari scam, kuko abantu bazikreatinze babara bashoramo amafaranga make, wowe bagukora amafaranga bashoyemo, ariko wowe bakakugira inama yo kugomba bakushishikariza kugira ngo ubone amafaranga no kwinjiramo abantu. We ushaka abantu binjiremo kandi ukabereka yuko iyo business uyisobanukiwe kameme uyikuboshya, kuko umuntu winjiye muri izi online business igenda zisohoka zatwiga amateza yadutse mu Rwanda na leta y'ugukumira yitwa TSS. Umuntu winjiye muri izi business za online investment, uwinjiyemo mbere ni gukura mu mafaranga, ariko umuntu winjiyemo nyuma ni nk'aho ari guhemba wa muntu winjiyemo mbere. Byumva mwese murabizi, mwashoye amafaranga muri business zingi za online investment mwarahiye. Twigamati barayizi ko bayishoragamo nk'ibihumbi 5, bakakubwira ngo uzajya ureba ngo status winjize ngo ukinege ngo usubize ibisubizo. Mwabonaga amafaranga wenda abantu mwayishoyemo, murabizi amafaranga babatanga kuri ibyo ngibyo gukina game ni amafaranga udashobora kuzagura ngavamo ikintu. Hari n'izindi business tutashatse kuvuga wenda kugira ngo iki kiganiro kitaba kirekire. Ariko murabizi business nyinshi zigiye zitandukanye za online investment zagiye ziba abantu. Ikintu nyine kigaragara ni uko bakreatinga amawebsite atandukanye kandi ugasanga abantu bakreatinga ni bamwe icyo bahindura ni izina ryonyine, ariko abantu ntabwo barasobanukiwe se ni ukubera iki, ntabwo barasobanukirwa ese ari cryptocurrency
mining na online investment ni ikira kwizera. Wowe ikintu usabwa, wowe ikintu nawe wenda ku ruhande rwanjye we nawe ufite kubyumva, ariko njye cyo nagushimira gukora cryptocurrency mining, kuko cryptocurrency mining nta kintu ushoramo. Wowe icyo ushoramo ni internet yawe, nkuko n'ubundi usanzwe uyibura ukajya kuri YouTube ukareba ibintu bitandukanye, ukareba comedy, ukareba ibiganiro bya politiki, ukareba n'ibindi bidafite n'akamaro abantu benshi bakunda kureba. Mining nta megabyte nyinshi, n'ubwo yanatwara megabyte ntabwo watwara na megabyte ebyiri, urumva. Ariko numva ukora igikorwa usaba gukora muri mining, cryptocurrency mining, ni ugukanda buto yo ku mining gusa, ubundi ugakurikirana amakuru yayo, ibyo abanyamushinga bashyizeho gukora nawe ukabikurikirana. Yakubikurikirana kuko kuri YouTube yawe harimo abantu bigisha uko ibyo bintu bikorwa. Nawe urari business risk zirimo nuko ibibazo birimo nuko ushobora gushoramo amafaranga yawe ugashya, kandi ugasanga uri gucreating urwango hagati yawe n'abantu winjiza muri iyo business, kuko abo bantu baba bazahomba uko byagenda kose, kandi we wenda uzunguka kubera ko wabenjiza ari benshi. Rero iki nama nakugira gukora online business cyangwa se cryptocurrency, wowe wahitamo inzira nziza yo gukora iyo bita cryptocurrency mining, kuko niyo itabamo risk. Ntabwo mvuze ko byose bigerwaho, ariko cryptocurrency nyinshi zigerwaho, imishinga yayo ikajya ku isoko. Ngira ngo murabizi nka cryptocurrency twagiye turyamo amafaranga, iyo bita Isi network, abantu bayirimo amafaranga, iyo bita Omega bayirimo amafaranga, iyo bita Satoshi bayirimo amafaranga, niyo bita OpenX tugiye kuryamo amafaranga nyinshi zitandukanye. Kandi hari abantu benshi bagiye bazihabwa bakabisuzugura, ati ibi ni ibiki se, ibintu bishobora kuvamo amafaranga, ibintu umayininga for free, ibintu umayinga nta kintu watanze. Ariko ntabwo ari uko nta kintu watanze, kuko n'igihe nta mafaranga, n'igihe cyawe uba washyizeho utekereza ko ugomba kumayininga nacyo ntiwakabaye kurya agaciro. Rero iki inama nabagira abantu mwese mukurikira iyi channel yacu, ni ukwitondera icyo bita online investment, kuko muri risk nyinshi ushobora guhuramo, kugira kurema gutuma abantu batakwiyumvamo, abantu watumye bahomba, kubera ko ubishashe ko iyo business uyizi neza ko batazahomba ku biki n'ibiki. Ugasanga hagati yawe nawe uri kurema urwango hagati yawe n'abantu winjije, kandi ntabwo ari byiza kuba wenda umuntu mwahuriye online kuri chat runaka ukamubwira ibyo bintu. Ntabwo bivuze ko wenda kuba wamubwira ibintu ntibibeho, yashoyemo amafaranga y'agahomba, yari kuzaburamo umwana we ikintu runaka cyamugira akamaro, se nawe kaguramo ikintu cyamugira akamaro, ukaba wamuheje ngo injira muri online investment. Ntabwo ari byo. Abantu mwitondere izi business ziri online. Niyo nama nakugira wowe ukora online business. Ahubwo inama nakugira, ukora cryptocurrency mining, utegereze wenda zose muri igihe utegereze, ariko wikishora mu bintu bizakugiraho ingaruka at the future, mu minsi y'imbere yawe, ko bizakugiraho ingaruka, kandi ntabwo ushobora kubitekereza ko byakugiraho ingaruka nk'uko wowe byibwira. Wowe uri guteganya inyungu z'ako kanya, ariko uri guhemukira abantu benshi batandukanye winjiza muri iyo business. Ntabwiye rero ko wakigira kuri Bitcoin. Bitcoin ni mining yaje itangira hasi, iza ku giciro kiri hasi, kumva igihe yatangiye, ariko Bitcoin mu Rwanda umuntu ushobora kuba yayigurira akayigonda. Ninde wambwira abantu benshi, simvuze ko naba hari mu Rwanda bayigura ngo Bitcoin imwe, ariko Bitcoin imwe irahenze cyane, kuko muri miliyoni 40. Abantu bazifite wenda muri quartier yanyu ni bangahe? Si benshi, ndibaza atari benshi. Abantu bapfa kuyigura ni bake cyane, icyo usabwa ni ugukurikira iyi channel, wayo ukunda ibiganiro byacu dukora, kuzenguza ku bijyanye na mining se cryptocurrency, ndetse ukaba wenda wumva
ikiganiro cyagize icyo kigufasha wakora share, like and comment, ariko icyo ngusaba ni kimwe, ni ugufata umurongo muzima ugatuma icyo bita cryptocurrency, kuko niyo ifite amafaranga kandi niyo irimo ushobora gukora mu buryo bwiza buri fair, bumeze neza, butarimo guhemuka. Ariko mu gihe cyose uziringira online investment, ndibaza uzahura na risk nyinshi, kandi ndibaza uzi abantu benshi bahuye na risk kubera online investment, kuko byagenda kose bari abantu ba creating zira website zo gucururizaho online business, iyo bamaze kugera ku mafaranga bateguye, nimba wera baravuze ati tuzashaka ko nitugera kuri miliyoni 40 tuzahita duhagarika, barayifunga, ubwagiyemo nyuma bose bagahomba. Rero ukurikiye cano wakakwiye kwigira kuri mining zitandukanye zagiye zifondwa n'abantu batandukanye zikaba successful, iyo Bitcoin na Ethereum murayizi, Bitcoin murayizi, za BNB murazizi. Wagakwiye kuzigiraho kandi kwiga no gukopera, ukizera ikintu kandi ukizera ko bishoboka, ubundi ugakurikirana amakuru nk'ibisanzwe. Njye nabagezaga iki kiganiro, nitwa Kiri, nkaba nakibateguriye kugira ngo usobanukirwe se n'itandukano riri hagati ya cryptocurrency mining ndetse na online investment. Ndibaza nagusobanuriye nk'umuriko cryptocurrency mining ari amafaranga mining for free cyangwa se acukurwa for free, na application bahimba bakreatinga se bakora, ukajya tuyikoreraho mining, tukajya ducukura. Nimba gucukura n'umukajya ngo wenda kugira ngo mu kirombe se cyaza bugacukura, no kujya kuri telefone ukajya ukandabura amasaha 24 cyangwa 12 ukinjiza imibare runaka. Iyo mibare niba izahabwa agaciro bitewe na community, igahabwa agaciro ikajyanwa ku ma exchange atandukanye se ku isoko. Ngira ngo murabizi za cryptocurrency ngo igezweho se na cryptocurrency wenda ku ruhande rwo, ariko ni cryptocurrency ubu ngubu igezweho niyo bita P-Network, nayo bateganya kuzarya amafaranga kandi tukumva ko izaza ku giciro gikomeye cyane. Ubu utarakora iyi cryptocurrency ya P-Network, ushobora kuba wibwira ko igihe cyarenze, ariko uracyafite amahirwe yo gufungura account ugakora mining, ikazajya ku isoko ufite payi runaka zazagufasha mu buzima buri imbere. Icyo tugusaba rero ni ugukanda subscribe, like, share ndetse n'igitekerezo cyawe kirakenewe kubyo wifuza ko twagusobanurira. Tukaba twabwiye ko icano inyuramo ibintu bitandukanye, cryptocurrency mining ndetse na IST, uburyo wakikorera ibintu byawe kuri telefone yawe nta muntu wanje kujya kugisha inama ati yimfasha dukora iki. Nkaba rero tugiye ku kiganiro cyacu tugicumbi cyangaha, nakagaruka. Murakoze cyane.